rero igihe turimo nicyo kugira ngo tumenye tunazirikane tuvuge ngo tara benemanda vi enema lasi lete de vando bi enema tuvuge ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nta kabuza mushumba ariko nta nubwo umushumba uri igishumba nimushake munance kangahe ni nukuri nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho naho ya rwose nta rupasiteri umupasiteri muzima ntasambana igisambana bari igipasiteri nubwo banyita amazina mushaka nandi munyita nta muhanuzi wo gusambana none benshi mufite abana twanabwira abantu icyo zicazira abakristo bamuziza n'abashumba bose nuko ngo twabwira abantu yuko icyo rizicazira David reka mvuge ku misaraba itatu iyi misaraba itatu yego bushize twabigarutseho ariko abakozi b'Imana tugenda tubabura cyane riziki nubwo twumuvuzeho nawe ari mu bantu turi kubura ntago ari kugaragara cyane turebye bazawadi ivugabutumwa ryanjye ryari ryarahagaze My evangelism had stopped because of battles. nigeze kwigisha ndavuga ngo nukorera Imana I once preached and said, if you serve God and you don't have battles, you will be like an enemy in heaven. harabagiye kubera ko bafashwe n'ibiganza byanduye bahura n'abakozi b'Imana b'abashumba banduye bafite imyuka mibi barabazimya burundu abantu ngo ababyange babyemere riziki Chantal Yesu azaza riziki Chantal icyambere Imana igiye kumukorera ubukwe bwiza cyane bw'igitangaza ibi mbivugiye kuri Gona Eric Plus kuri uku kwezi kwa karindwi matariki 13 18 by'agace gakomeye kuduhitamo hano kuri Gona Eric Plus amaro y'Imana akomeze kubana namwe jewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanacyura ariko nanone kuri kamera za Gona Eric Plus turafite umuntu w'Imana umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu yitwa Rungano Innocent niwe tugiye kugana muri iki kiganiro niwe mutumirwa wacu umunsi Imana yemeye ko tuganira nandi mahirwe nundi mugisha kuganira nawe mu gihe abantu benshi bagiye babyifuza kuba bakiriho uyu munsi ariko ubuzima bukabacika cyangwa se bikagenda uko batabishakaga hanyuma rero wowe nawe waramutse neza ukabona wishimye umeze neza shima Imana rwose kuko hari benshi bafuje kuramuka neza ariko uyu munsi bikaba bitameze neza hanyuma rero ntabatindeye cyane reka nakira umutima wacu uyu munsi muzi neza ko tugiye kuganira ku bintu bikomeye ariko nanone byo kubaka ku murimo w'Imana Innocent meze ute meze neza ndashima Imana irakurinze Imana irandinze kandi cyane reka tuze guhera aho ngaho ariko banze ngusabe ubanze dushyira imbere y'Imana kwa kino kiganiro Imana izikivangemo amagambo turi buvuge abari Imana iyatubwira kuruta uko twe twavuga yacu ko tuvuza yacu ntiyakumva ariko Imana yivugiyeyo amagambo yakumvikana kandi akagera kure reka dushyira imbere y'Imana reka dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti la tosi le bone manda la dotre le saidivoni mnahai amen telanda la bini manda vila tro shine kintre de mando bila boni shine mnahai turagushimiye kuri Imana y'amahoro turagushimiye kuri Imana ireba hafi na kure turagushimiye kuri Imana itanga umugisha mugina mu cyaro itarobanura Imana ikiza uburwayi Imana irengera itanga agaciro n'amahoro Lado mene ventrado sain nahai dokita labi enevanda la boshain nahai ola losi le bloshaim nahai mlanta bini vanto sim nahai urakoze mu izina rya Yesu amen hanyuma umeze ute bomeze neza cyane David urashima Imana yego ndashima Imana cyane mwuka wera arakurinze amababa yayakuriho mwuka w'Imana arandinze ndishira amababa ye ari ukuntu ujya ukanguka ukanyeganyeza amaboko ukumva aranyeganye gukumva ukavuga ati izi ni imbaraga z'Imana iryo ni ishimwe rikomeye cyane hanyuma Innocent reka ntanga itangazo rimwe cyangwa bibiri niturangira nisoza ko yatanga turi buze gutangira ikiganiro cyacu neza hanyuma ku bantu badukurikiye reka mbibiri banga iyo dutumiye umukozi w'Imana hano kuri Gona Eric Plus tugasoza gukorana ikiganiro akenshi mumenye ko mba ndi kumwe n'abahanuzi cyangwa se abavuga butumwa iyo ushaka gusengana nabo bigusaba ko wakurikira ikiganiro cyose ugafata nimero ye kuko iyo turi gusoza ikiganiro mu kiganiro turamubwira akatubwira nimero yiwe bivuze ngo niba uri busengana n'umukozi w'Imana Innocent cyane ko Imana imuduhaye mu gihe nk'iki uri buze gukurikira ikiganiro cyose gisoza kuko nyuma turaza kumusaba nimero ye ayitubwira
ikindi ku bantu bifuza gukora ama stream live, gufata amafoto y'ubukwe, gufata amafoto yo mu kiriyo, ku bantu baba bari hanze bafite imihango iri kubera mu Rwanda ariko bakaba batayikurikira bashaka kuyikurikira online, mwaduhamagara mukaduhamagara kuri 078 27 51 375. aho ngaho ni igisate kibarirwa muri Gone Arc Pictures. Ubwo ni Gone Arc Pictures zaza kugukorera, cyane cyane ko kino gikorwa cyaje kubera impamvu izi zikurikira. Impamvu twahisemo gukora Gone Arc Pictures cyangwa se tugafasha abantu b'abakristo basenze Imana, Imana yavuze yabwiye ngo nzabakorera ubukwe bwiza kandi no mu bukwe bwanyu hazaba harimo amakamera kandi bikaba bizanatambuka online. Twavuze ati umuntu ufite isezerano rye rwose riba rigomba gusoza, cyane cyane ko amasezerano menshi asorera mu bantu. Imana yarakubwiye ngo izakugira neza igukoreshereza ibirori byiza, ntukagenda rwose isezerano ryawe ridasohoye. Amasezerano yacu asora mu bantu, niyo mpamvu twazanye Gone Arc Pictures. Ntabwo dusaba amafaranga menshi, ni amafaranga makeya. Hanyuma munyarukiye ku Ijwi ry'Amahoro mukore subscribe, niho umukozi w'Imana Innocent ababarizwa. Innocent, ubukwe bwawe buzaba ryari? ubukwe bwanjye buzabera i Burayi. Ntabwo ushaka ko Gone Arc Pictures zaza ikagutambutsa online, ikagufatira amafoto, ikagufatira video byose. Mbokora ko ubukwe bwanjye buzabera i Burayi, uzabunyuzaho streaming. Zabutambutsa reva abantu basanzwe bagukunda. None kano kantu ni keza ko Gone Arc yafunguye. Hari abantu Imana yarabwiye ngo nzabakoreshereza ubukwe, hazaba harimo amakamera byose. None Gone Arc Pictures yaje gufasha abo bantu b'Imana yabwiye ati nzabakoreshereza ubukwe kandi ibirori byanyu bizaba birimo abantu bagiye batandukanye kandi banabikurikira online. Abantu nk'abo ngabo nibo twaje gufasha. Ntabwo ari amafaranga menshi, udufaranga dukeya ku buryo utabyumva. Sinzi niba ndi kwivuga neza. Amafaranga makeya. Ushaka gusanga ko ari ni Imana yakohereje kugira ngo kuko bura umunyamwuka yari gufasha abantu bari mu gihe cy'amasezerano. Hari ukuntu agira nyine agakoresha na mwuka wera, akamuyobora hahandi umuntu ashobora kuba afite amafaranga wenda atari menshi ariko ari mu sezerano. Warahamagaye abantu bakaguca amazi ku mafaranga yawe makeya. Akaba yavuga ati David kuri umukozi w'Imana. Kandi ko Imana yavuze ko izankorera ubukwe, bugaca kuri social media abantu bose bakabireba, bakareba imbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana ikora. Wambabarira ukaza ukankamerera ubu bukwe ko mfite aya ngaya ko ntacyo byabitwaye. Wabyumva ko uri umukozi w'Imana. Hanyuma Innocent, reka twitangire ikiganiro cacu. Kenshi dukunze gukorana no mu masengesho. Ubu ngubu umeze ute? Ako kantu sinjya nkibagira. Cyane rwose buka amasengesho ni intwari ikomeye umuntu umukristo yifashisha ku rugamba, kuko nta masengesho nta gutsinda. Niyo mpamvu amasengesho umuntu agomba kuyakora uko bukeye nuko bwije. Mfite gahunda njya mu nkunda gufata ibihe ndetse mu gitondo kare cyane, nzinduka hagati ya 11 ya mu gitondo cyangwa 11 mu gitondo nsengera umunsi nanigirije kugira ngo nze kurushaho kugira ibihe byiza no guhamagarira kugira ngo ubugingo n'umubiri bwanjye bikomeze guhembuka ndetse n'iby'abantu ndi gusengera baze guhembuka. Yego rero amasengesho ibintu bimeze neza, ndashima Imana cyane. Buri weekend ngiye ibihemba ndi gusenga ndi mu bihe. Kandi koko ni nabyiza burya ngo umukristo nyatungwa n'isengesho cyane. Ntawe ukinasenga niko bavuze. Ntawe ukinasenga. Umukristo nyakuri ngatungwa n'isengesho cyane cyane. Hanyuma umurimo w'Imana yaguhaye, umurimo ndi kuwukora neza uko nshobojwe, Imana uko inshoboje. Abantu bo ni benshi cyane ariko ndi kubafasha ko mwuka Imana anshoboje. Kuko nabibe nibanga ndababwiye ati umuntu wifuza gusengana n'umukozi w'Imana. Hari bari kumumagara bagasanga ndi gusengera abandi bantu, nkavuga ati memuretse gato hari ndi gusengera, hakubumara mbese nta gahenge mfite ndi gusenga, kandi ndizera neza ko Imana iri gukora iby'imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Njye nkunda kuvuga ngo Imana niba iri kugukoresha cyane mu gihe cyawe, uramenya utazirara ukagira ngo niweho gusa usenga cyangwa se ugezweho gusa. Niba uri gukorana n'Imana ukabona ibintu biri kugenda neza cyane, gukora bikakunda bikemera, bizarushaho gutuma ugenda uciye bugufi cyane kugira ngo Imana irusheho gukorana nawe bidasanzwe. Kenshi iyo umuntu asenze agasengera umuntu bigasohora, ntabwo ari igisobanuro cyo bigasohora, agahita azamuka hejuru, agahita avuga ati nge mukoraho rikaka, ni muri rimwe nta kintu cyananirana, ntabanze Imana imbere. Icyo gihe Imana ihita yigendera, hagasigara umuntu wenyine. David buri umwuka w'Imana ushobora kuva mu muntu ariko impano yo ntigende. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu avuga mu ndimi ariko umwuka w'Imana yarigendeye kera.
akavuga ibye kandi avuze mu ndimi ariko atari Imana igize gute, atari Imana ivuze. Rero kenshi nicyo nkunda kuvuga nkanabwira abantu benshi, Imana ni guhereza icyizere cyo kuba wasengera abantu bikemere, bizagutera guhora ufite ubwoba bwo kuvuga ngo Mana mfasha, uyu mwuka w'Imana wampaye ntuzagende, kandi mfasha umpa imbaraga zo kurushaho gusenga kuruta uko nasengaga. Uyu munsi niba nsengeye umuntu wenda agakira, cyangwa nsengera umuntu afite ntakazi afite akakagira, bakamuhamagara hari ibyangombwa ashaka akabibona, icyo gihe ntabwo nabigira urwitwazo ngo mvuge ngo nge nta muntu ushobora gusengera ngo ntibyemere, kuko ibyo duhabwa ntabwo ari twe tubivuga twe ubwacu, ahubwo marayika w'Umwami Imana niwe ubiduhereza kugira ngo natwe tuze tukujya gute kubivuga. Ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga ati David rero ngo tumye muri Amerika, genda njyanira iyi dokima, kandi koko mwe muri intumwa, kandi tuba turi intumwa. Yego, hanyuma nugerayo rero tuzavugana, uzamwiro ntagize ikintu uzagira gute, uzamubaza. Rero nugerayo uzahita ukatugaruke, cyangwa se nzakubwira ugaruke, nzakubwira icyo gukora. Rero iki gihe nk'iki ngiki turimo bisaba ubwenge bwinshi, ubwenge bw'Imana, ariko kuko Imana iri gutuma abantu ariko bagerayo bagasaba ibihembo, bakavati ntago twaziye ubusa, kandi uzabahemba ageze gute, arahari. Ubwo rero ntago bikwiriye ko umuntu ushaka gusengera umuntu cyangwa se kugira gute kwagira ibihembo biva mu ntoki ze ngarabiguhaye, ntago ari byo. Yego, bituma nca bugufi kurushaho uko nacaga bugufiya. Hanyuma hari umuhanuzi umwe nakunze witwa Riziki, ibyo bintu yagiye bigarukaho kera kenshi nako, ariko muri iyi minsi Riziki rwose sinzi ikibazo kiri kwa, niba ari ibitero bya Satani, niba ari ukugwa. Ntabwo ari ukugwa. Umuririmbyi aravuga ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhitana, zaduhindura. Uvuga ngo Riziki Chantal azira ukuri kwinshi kuzuye mu bakristo. We ni umuntu uvura, Bibiliya irambwira ngo hari ukuvura ibibembe ubiciye hejuru, hari no kuvura ibibembe ubikanze. Hari icyo bita nyiramwo kiba kiri mu bishuti, ugaca hejuru y'ibibembe. Iyo uvuye uri guca hejuru y'ibibembe burya biroroha, ariko ntabwo bikira. Ariko iyo uciyemo hagati ugabanyizwa uburibwe. Yego, ugabanyizwa uburibwe gusa, ariko nyuma bikongera bikagira gute, bikongera bigasura nk'uko byari bimeze, bigashibuka. Iyo ugize ibibembe rero utabiciye hejuru, ukabikubita byose, nyiramwe ikavamo, bituriya tuntu tw'imbere tukavamo, icyo gihe urababara, ariko ukagira gute, ugakira. Uyu munsi ntabwo abantu babwira ko, ntabwo kubwira ngo umuntu ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, kandi ibyo ushaka byose ushaka uzabibona kubera ko wasenze Imana, uzabona kubera ko wiringiye Imana. Abantu benshi ntabwo bari kugira gute, ntabwo bari kubyumva. Riziki rero azira ukuri kuzuye. Haba ari abashumba babwiza ukuri, haba ari abahanuzi akababwiza ukuri, haba ari abaririmbyi akabazibwiza ukuri. Kugira ngo wenda uburyo atambutsemo message wenda bikuramo amakosa, sinzi kuyageza ibitusobanurire neza. Ni ukuvuga ngo Riziki yageze mu rusengero, aravuga ngo baririmbyi muririmba musinda, muri abasinzi, muri abasambanyi. Urumva? Ndagira ngo mbabwire ngo, akavuga ati ndagira ngo mbabwire ngo iyi Mana murimo gukinira mu murimo wayo, mumenye yuko izaze kabakubita, kandi nta bugingo muzabona. Mwabacuranzi mwe mucurangira ku byaha. Buriya umunyabyaha utihaniye aba ameze nk'umudayimoni utaragira icyo gutwara ako kanya. Umunyabyaha, umucuranzi utihaniye, umuririmbyi utihaniye aba ameze nk'umudayimoni muri gukina, ariko ashaka kuguta mu manga. Rero ibaze nawe kugira ngo ubyine igisirimba cy'umusinzi uba uri mu kirere cye, ntabwo yego, uba uri mu kirere cye, ntabwo aba ari mu kirere cyawe, wowe uri mu kirere cye. Ni kimwe no kuyoborwa n'umuntu ufite dayimoni. Kuyoborwa n'umuntu waka amaturo, waka amashimwe, waka ibiki, ibyo byose icyo gihe uba uri kwinjira mu kirere cye. Kandi igihe turimo n'amasengesho, nicyo gihe cyo kugira ngo abantu bakoresha imyuka mibi, bave mu myuka mibi, bave mu bunebwe, baze aho turi hari imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Riziki rero buriya kenshi Bibiliya iravuga ngo abantu nibabanga babahora izina ryanjye muzaba muhiriwe, ariko nibabanga babahora izina ryanjye muzaba muhiriwe, ariko nibabakunda ku buryo bwanyu muzaba muri inshuti z'iby'isi, kandi isi zabahinduka. Niyo mpamvu rero kenshi
iyo umuntu afite inshuti nyinshi zimushima ati ibi nibyo, no mu makosa zikamushima ngo nibyo, azamenye ngo uri inshuti y'isi kandi ni umwana wo kurimbuka, si umwana w'ubugingo. Ariko umwana w'ubugingo Karute nibwo yaba atanasenga ariko ahindishwa umushitsi n'ibyaha afite, ndetse akababazwa nabyo. Karute nubwo agira gute abikora akababazwa nabyo, akavuga ati ariko Mana bizagenda gute. Paulo ari amagambo yavuze, asante Yesu tera demanda vi enema. Paulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nshaka gukora ibyiza ariko ibi bikagira gute, bikantanga imbere. Uyu Paulo rero muri iki gihe aragiranwa n'umukristo cyangwa se n'umuntu w'umupagani ariko ashaka gukizwa, ari gushaka inzira yamubohora mu busambanyi, mu bate bw'ibyaha, bw'ubusinzi no kugwa nabi. Uwo nguwo ameze nka Paulo muri iki gihe, ariko uko ahora arwana nabyo, umusada w'ijuru, support y'ijuru iraza ikagira gute, ikabana nawe muri byo byose. Niyo mpamvu rero kubwiriza ijambo ribwira abantu ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, bifite agaciro cyane kuruta uko wabwira umuntu ngo nyuma y'ubu buzima byose bizarangira kigira gute, kibaho. Rero bigatuma abantu bavuga ngo tugiye kurya isi twongere tuyirye. Kandi burya abantu baribeshya, burya baribirebye neza basanga isi barya ahubwo kugira ngo barye isi. Burya isi ry'abantu kugira ngo bayirye. Rero igihe turimo nicyo kugira ngo tumenye tunazirikane, tuvuge ngo tara benemanda vi enema lasi lete de vando bi enema. Tuvuge ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi uko utegura ubu buzima biguha ishusho n'icyerekezo cyo kuzategura la bonivenda sia drore manda la to onevi enesia domenema, ahandi handu tuzinjira heza kuruta ahangaha turimo. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo ahangaha impamvu isi dusakuza, isi katubabaza, tukabwira abantu ntibabyumve. Hari abigishijwe ko nyuma y'isi nta bindi bizaba birangiye, ariko twe basenga twarebye mu kirere cyo mu ijuru, tukareba mu ijuru, twasanze ko mu ijuru hahari, kandi nyuma y'ubu buzima tuzimuka tujye mu bundi buzima. Ubwo rero tuzava mu isi y'umubiri, duhita dutega tugendere mu mwuka, tujye muri indi si y'umwuka. Aho tuzajya mu mwuka, mu ijuru, isi y'umwuka tuzangiramo cyangwa se ijuru tuzinjiramo, niho tutazongera kwifuza na gatoya. Bibiri iravuga ngo Abayisiraheli ngo bageze i Kanani ngo barishimye baranezerwa, ngo ariko bifuza indi gakondo. Bivuze ngo ahangaha turi la topi enevanda la bi enema le la si le te demanda dovi enemandro bo shine na high edeva. Niyo mpamvu uzasanga umuntu afite imodoka, afite na etage, ariko baririmba ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Imana ishimwe, akahita avuga ngo Imana ihimbazwa kuko hari ubundi bwami, hari irindi juru tuzinjiramo rikiza kuruta ama etage dufite, rikiza kuruta ama modoka tugendamo, ahandi hantu heza haruta ahangaha tugize gute turi. Umuntu w'isi rero abazi ko ubuzima arimo ari ubwo ngubwo, ari ubwo bwiza bw'isi bw'imodoka nziza n'inzu nziza, ariko mu mutima we niko umwereka. Ariko twabizera Imana, twanabwira abantu icyo zicazira, abakristo bamuziza n'abashumba bose, nuko ngo twabwira abantu yuko icyo rizicazira, azira kubwiza abantu kuri. Kandi nanjye hari abantu batangiye kunyanga bakuvuga ati ariko ku cyukuri kose niko kuvugwa ku ijambo ry'Imana. Ibyo mu ijambo ry'Imana byose uraza kubivuga, ariko nge bikanezeza kavuga ngo si ngombwa ko abantu bose banshima, ngo ndi kuvuga ngo gutya, ngo none se ngo uravuga ngo ku nzoga, ngo uravuga ngo ku matelefone, ngo ama iPhone rero hari irindi yerekwa mfite nzagarura hano, nkuko Imana yaje kumpishura, ndi mu bihe byo gusenga yaje kumpishurira, nabwo nzagaruka mbivugeho. Kandi abantu benshi ntago babizi, ariko Imana yongere igaruke ikora ibintu bidasanzwe. Ubwo rero David, niyo mpamvu igihe cyose wavuze ibyiza, abantu bakavuga ibyiza gusa, ntibabwire ngo nyuma y'ubuzima ubundi buzima n'indi gakondo tuzinjiramo, icyo gihe bazafata uruhande rumwe, ariko urundi ruhande ntabwo bazigira bagira gute barumenya. David, reka mvuge ku misaraba itatu. Iyi misaraba itatu, yego, hari umusaraba umwe wabambweho igisambo cy'iburyo, undi wabwa igisambo cy'ibumoso, hagati habambwa Kristo. Buriya iki gisambo cy'iburyo, urabizi ko ari cya kindi cyabwiye Yesu kiramubwira ngo databuza. Ikiburyo ikibumoso cyabwiye cya gisambo cy'ibumoso kiravuga ngo ko bavuga ngo ni umwana w'Imana, niba ari umwana w'Imana niyikize natwe agire gute adukize. Hanyuma ikibumoso kiravuga ngo nimbe n'uyu nguyu arazira ubusa, ariko twe turazirikira
turazira ibyacu, turazira ibyaha byacu, turazira ibyo twakoze. Hanyuma Kristo Kristo yasobanuraga ibintu byinshi. Buriya iyo Kristo ataza kuba hagati, urabizi ko Kristo yari ari hagati y'ibi bisambo bibiri. Buriya Kristo ataza kuba hagati y'umukristo n'umupagani, reka nkubwire, bari gusanga inzu z'abakristo zose ziri hasi, bari gusanga abakristo babakubita bahoye ubusa, cyangwa se bakagira gute. Ariko Kristo kuko yari ari hagati, yari ari hagati, uyu wikoreye umusaraba w'ibyaha n'uyu wikoreye umusaraba w'ubukene bari kuzajya bazenguruka bagafatana bakarwana, induru zikavuga. Ariko kuko Kristo ari hagati, cya gisambo cy'iburyo kiri kura musaraba cyo cyemera cyemera ibyaha byacu, cyemera n'amakosa. Yego, uyu muntu uwegereye ku musaraba w'iburyo arasenga, urumva David, ariko akora ibyaha. Nubwo gukora ibyaha, uyu ni umukristo usenga agakora ibyaha ariko akabyemera akanabyihana. Uyu nguyu niwe Kristo ashaka. Burya turi ku isi, ntago turi ku isi turi ahantu Satani atarasa imyamba. Ariko uyu mukristo uri buryo ni umukristo ukora ibyaha akisanga yabikoze, agacumuzwa. Kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko uzabizana azabona ishyano. Hanyuma uyu muntu arasitara, yamara gusitara agasaba Imana imbabazi ku byaha bye yakoze, akanabimenya akabyihana. Yamara kubyihana ijuru rikamunezererwa. Uyu uri ibumoso rero we abasenga ariko ari umupingayi muri byose. Kwa kundi nyine nubwo tuvuga ngo hano hanze hari abapagani, ariko bafite societe babarizwamo y'amatorero cyangwa se y'amadini bagize gute babarizwamo. Iki gisambo kiri ibumoso rero cyo, cyangwa se umusaraba w'ibumoso wo, habaho umuntu cyangwa se umukristo uri mu rusengero usenga, ariko udaha agahenge abakristo, udaha agahenge abandi, utemera ibyaha bye. Uyu muntu inama z'itorero iyo zabaye, iyo adahari araza akabisandaguza ngo dutangire bundi bushyashya. Uyu muntu iyo agize gute aravuga ngo yewe ngo nabo ni amahanuzi, ngo ni amakristo, ngo ni amashumba. Ahora apinga ibintu by'abandi byose, kandi we yigira umunyakuri, ibyaha bye abisunikira ku bandi. Nyine niyo mpamvu rero ndakomeza kugaruka kuri iki cyane, kandi mvuga no kuri imisaraba itatu. Niyo mpamvu Kristo yaje akazamo hagati, agahagarara ibumoso, iburyo agahagarara n'ibumoso. Buriya Kristo kira kimenyetso hari cyo kivuga gikomeye. Uyu muntu wahangaha aragenda, uyu ni umukristo urahangaha uteza akavuyo abo mu nzu y'Imana no kugira gute. Kristo akavuga ati hagarara aho ngaho, agacacura abantu hagati ya bamwe n'abandi. Nuzasanga umuntu aguhemukiye ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wamuhemukira, ariko ukavuga ngo kuko namenye Kristo, namenye Imana, uyu ni wandi uri iburyo bwa Kristo, kuko namenye Yesu, ukanababara mu mutima ati nanjye nere kubimwisho, ne kubimukorera nk'ibyo nkoreye, sandusha ubushobozi, ntandusha kumenyekana, ariko ukavuga ngo oya, ntabwo ndi bwirwanirire Kristo undengere naho naba ntabyitwayemo neza, bitameze neza. Rero aha iburyo hani ibumoso hari abashumba bari ibumoso, hari abahanuzi bari ibumoso. Aho ushobora kuvuga umushumba wavuga ibya nyabyo yakoze ngo yihane, agahita avuga ati mva, agashaka abajura ati mugende mu mukubita ntazongera kuvuga. Ariko Innocent, hari ikintu ndi kugenda mbona muri iyi minsi, abakozi b'Imana tugenda tubabura cyane. Bushize twabigarutseho, ariko abakozi b'Imana tugenda tubabura cyane. Riziki nubwo twumuvuzeho nawe ari mu bantu turi kubura, ntago ari kugaragara cyane. Turebye ba Zawadi, turebye abantu nka ba Gihozo, n'abantu bagiye bagenda ari benshi. Ibi bintu hari abagiye kubera ko bafashwe n'ibiganza byanduye, bahura n'abakozi b'Imana b'abashumba banduye bafite imyuka mibi, barabazimya burundu. Hari n'abandi bagiye Imana irababwira ati gakeya mwe muretse gatoya, manze ngira ibyo ntunganya, ndimo ndakora amasuku, hanyuma muzagaruka mukivuga ibyanditswe byanjye kandi mubivuga neza cyane. Ubushize naravuze ngo umukozi w'Imana niyerekwa nagize, asinze imbaraga itambukije, kandi ndivugaho gati Imana ishimwe kinyemereye ko mbivuga. Umukozi w'Imana uzagira views 50,000 guhera ku 45 kuzamuka, azahita atangirana intambara z'abandi bakozi b'isi, azatagira intambara zikomeye cyane bamurwanya ngo bacecekeshe, kuko guhera ku 45 kuzamura na ahantu ushobora kuba wavuga none nibure nk'abantu 20 bagahindukira bagakizwa, bakezwa, bakamenya iki, bakamenya Imana.
ibi ngibi mbabwiye ntimubyumvire mu mubiri mubyumvire mu mwuka ndetse no mu mubiri mugende musacinge muzenguruka ahantu hose. Umukozi w'Imana wageze ku 45 kuzamura ahita ahura n'intambara iyo Satani atamurashe ngo amugushe hasi, amuteza ubusambanyi, akamuteza inzoga cyangwa se akamuteza iki, cyangwa se uwo mukozi w'Imana agatezwa intambara atari ko yakoze ibyaha kugira ngo acike intege agire gute ave mu murimo. Iyo niyo system Satani yubatse yo kugira ngo ace intege abakozi b'Imana, abantu b'Imana. Umunsi narebaga ngira 46 wawe hano kuri Gonaric Plus, niho natangiye kugira intambara z'abantu bampamagaranga, ariko ubu nguragura kuvuga ngo ibiki, ngo ubundi se ngibyo byose uri kubivuga, ngo Yesu azaza ryari, ngo Yesu ngo bizagenda gute, ngo nushaka uceceke, nushaka ujye ubyihorera, ibyo byose uri kuvuga nushaka ubyihorere. Ariko nagira ngo mbwira abantu ngo babyange babyemere. Riziki Chantal, Yesu azaza. Riziki Chantal icyambere Imana igiye kumukorera ubukwe bwiza cyane bw'igitangaza. Ibi mbivugiye kuri Gonaric Plus kuri uku kwezi kwa karindwi matariki 13-18 niho mvuze ibi bintu nk'uko Imana nyobeye kubivuga. Kandi Riziki ni umwe uzagira ubukwe bwiza, ubukwe bw'igitangaza, akazajya gutura i Burayi. Riziki kuko yari ihanganye bishoboka, agiye guhura na byinshi, ariko ibyo byose Imana igiye kubimuvanamo. Agiye kuba nk'uyu mugabo Daniel wajugunywe mu rwobo rw'intare akavamo azamurwa mu ntera. Agiye kuba nka Sadraka, Meshaki na Abedenego bajugunye mu muriro ry'itanura, hanyuma Imana ikabareba ikabona ko bahamije Imana bakavamo bashima Imana. Riziki nawe rero niko Imana igiye kubikorera, Imana igiye kubigenza kugira ngo ikomeze kumuhagara, ko bamuteza imitego myinshi y'amafaranga nk'uko Imana yarabinyeretse. Bamutega imitego myinshi z'amafaranga bashumba ngo ntazongera kubwiriza nk'uko ari kubwiriza, ntazongera kuzajya avugisha ukuri ku gatuti, ntazongera gute. Riziki agira gute arabyanga. Niyo mpamvu rero uyu Riziki Chantal Riziki Chantal agiye gukora ibintu bikomeye kandi bihambaye. Ikindi nagira ngo nkubwire, uzi ko Riziki agiye kugira urusengero rw'Imana, mwubakira urusengero rwe bwite. Riziki agiye kugira icyo bita ministeri ye, kandi ntabwo ari uzaba uyihimbiye nkawe. Ijuru rizaba rimufondeye ministeri yiwe, kandi niwe uzagira abayoboke benshi hano mu gihugu ndetse no hanze yacu. Azajya ministeri y'ijambo ry'Imana, urusengero rwe rwiza. Uko niko kuri nkubwiye. Ntago azakomeza kubarizwa muri ADPR, ari kwanyura ni nk'umushitsi. Misiyo y'Imana yamuteguriye kubamo irimo irarangira. Yego, bwa ubutumwa bwa Riziki, bwa ruhanuzi bwa Riziki Chantal. Yego, kandi bizagenda neza. Hanyuma Innocent, nubundi ngewe reka uziko nkunda ijambo ry'Imana, reka nankora naka kanya twari dusigaje inyuma ugakoresha icyo ushaka. Niba dusomeye ijambo ry'Imana, ariko uziko neza nkunda ijambo ry'Imana, mu byiri bukore ijambo ry'Imana ririze kuburamo. Reka nkaguharire ngiziko nkunda ijambo ry'Imana abantu kuri Gonaric Plus. Nababwiye ati ngewe uzanyanga kwa ko navuze ijambo ry'Imana hano, natanze umwanya w'ijambo ry'Imana, azagenda ngo ntago nzamuririra. Ariko uzanyanga kubera ko ntatamuka ijambo ry'Imana, uwo ngo nzamuririra. Yego, ni karibu. Yego. Reka turebe mu ijambo ry'Imana rikuri muri Yesaya 61 umurongo wa mbere. Yego, reka dusome twumve icyo umwuka w'Imana uri kuvuga. Turasoma 66 65. Yesaya dusomera 61 umurongo wa mbere. Yesaya 61 61 umurongo wa mbere. umurongo wa mbere. Reka dusome neza. 61 umurongo wa mbere haranditse ngo, reka dusome umutwe w'amagambo haranditse ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Yego. Umwaka w'Umwami Imana ari kuri nge. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge. Yego. Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe,
no gukingurira yagiye imirongo yego ndabibona no gukingurira sinzi telefone no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kabiri reka nsoma kavuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwuka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose Imana igumugisha, Imana ihimbazwe. Hano ngaha rero ngo umwuka w'Imana ari kuri njyewe ngo kandi yantumye ngo mbwire abari mu nzego imbohe zigize gute zibohowe. Uyu mwanya ndagira ngo mbwire abantu baboshwe n'uburwayi, baboshwe n'ibyaha, baboshwe n'amarira n'agahinda, baboshwe n'ibigeragezo runaka. Imana kuba wemereye ko Imana iyobora ubugingo bwawe ugiye kuboka kuri ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu mwanya turategetse ngo imbaraga zari zibosha ubuzima bwawe zibure kure, abarozi bari babosha ubuzima bwawe babure kure, ibintu byose bizatumaga izina ry'Imana dagwa icyore ku buzima bwawe, ibyo byose birekura agaciro kawe, birekura amafaranga yawe. Yantumye ngo mbwire imbohe ko zibohowe. Ndagira ngo mbabwire uyu mwanya waruboshwe n'ibyaha, ibyo byaha byawe byatumaga ntaho wagera, ntaho wivana, nubwo waryamaga ukumva abantu bakavuga ngo warahiriwe, ariko umutima wawe waruboshye. Hari byari bikuboshye, waburaga ibyishimo byo mu mutima, waburaga ibyiringiro by'ubugingo, waburaga buri kimwe cyose, ariko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wongere uryamusinzire, wongere ugire ubundi buzima, wongere ugira kandi gaciro, wongere ugira andi mahoro, wongere ugira kongera gusinzira, akazi byongera bigende neza. La topi enemanda vi eneside manda dotar. Yantumye ngo mbwire mbohe ko zibohowe. Waruboshwe na byinshi. Mwuka w'Imana ari kuri nge kugira ngo mbabwire aya magambo, ntago nge nayavuga nkanjye, ariko kuko Kristo ari muri nge ndi kuyavuga nyavugishijwe n'umwuka w'Imana ku bwa Kristo Yesu. Imana ishimwe. Uyu mwanya byari bikuboshe byose bikure kure mu izina rya Yesu. Reka dusome uyu murongo wa nyuma wa 35 Yesaya 35 23. Reka dusome. Ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro bahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Imana ishimwe. Mbene abo ngabo babohowe bakuweho ibyo byose, ntabwo bazabyara abana bo kubona amakuba, ntabwo bazabyara abahungu bo kubona amakuba ndetse n'abakobwa bo kubona amakuba, oya, ahubwo bazabyara abana bazatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, bazabyara abana bazatuma izina ry'Imana rishimwa ndetse bazanezerwa. Imana ishimwe cyane. Ruzaba urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka. Uyu munsi wa none ntabwo akazi uzagira hari akazi k'ibibazo, ntabwo umugabo uzagira hari umugabo kuguteza ibyago, ntabwo umugore uzagira hari umugore w'itofa wo kuguteza ibyago, ntabwo amafaranga uzagira hari azatuma uva ku Mana. Tera domene manda la bi enemando. Gusenga Imana bihindura byinshi, ndetse gusenga Imana bihambura imigozi, gusenga Imana bikora ibikomeye, gusenga Imana guhindura ibyanze guhinduka. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko la tobi eneva la tosaidimna. Imana irashaka ko dusenga, irashaka kugira ngo tubohoke ku bintu byinshi bitandukanye, irashaka kugira ngo dusenga Imana itubohore ku bintu byose byari bifasha ubugingo bwacu. Ibyo uzabona ntago bizaba ari byo kwicuza, bizaba ari byo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Akira umugisha w'Imana, Uwiteka kwishimire kandi agushigikire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane muntu w'Imana, mukozi w'Imana, kubw'umwanya wagiye duhereza tubwijambo ryiza, kandi nize ko abantu badukurikiye bavuye ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota baryohewe n'ikiganiro twakoranye. Amen. Tugeze mu kanya keza, kanya nyantinya ko abantu bazagakunda kurusha ijambo ry'Imana, kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Yego. Nasa kuri kano kanya abantu bagakunda cyane. Kuko iyo nimero de telefone ifasha abantu mbona kamamagara nkamusengera muko Imana kitanyereka ngo uyu muntu nubwo wari urugusengera itumusengera vuba kuko birihuse. Bura ngo kwa muganga iyo umurwayi arembye niwe baheraho batite ko kandi tugasubiyemo neza ngo umwuka w'Imana
mwuka w'Imana arambwira ngo agiye anyereka gahita ambwira ngo uyu nguyu uguhamagaye aguhamagaye ari ubwa mbere atiteye ko ari abampamagaye 3 na 4 na 5 akampamagara ari ubwa mbere kuko Imana akambwira ngo uyu mwitabe kuko ndashaka kumuhembura hakiri kare kugira ngo atiyahura cyangwa adahura n'ibingibi umubwire ntaje mu mujyi cyangwa se urugendo rufite na rusubike kuko hari impanuka ikomeye nagendera irayimanukira muhitana ubuzima bwe burangire igahita imbwira ati rero wari ugiye gukora urugendo ruhagarikira aho ngaho cyangwa ikambwira ati dore urukuribwa mu bibiri bikomeye unywa amazi warahumanyijwe wanywe baraguhumanyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi taraza gusobanukirwa unywa amazi numara kuyanywa hanyuma tuyasenya gusengere ubundi bite bitunganye bite bigira gute bigenda neza rero icyo gihe buriya kwa muganga iyo hari abantu bazinduka bakajyayo benshi abantu bazinduka cyane bameze nk'abandi bahamagara umuntu buri kanya ati dusengere ariko muganga aritegereza arakareba akavuga ngo ubwo burwayi ntago buri bumwica aka kanya ntabwo baramusaza aka kanya hanyuma hakaza umuntu muri ambulance uyu muntu muri ambulance rero bahita bamushyira ahantu bita muri urgence ni ahantu hihutirwa cyane aho hantu hihutirwa cyane rero niho bahita bamwakira rero hariyo umurwayi arembye kwa muganga iyo umurwayi arembye niho baheraho nahangaha rero nkuko Imana iranyereka akavuga ngo wowe gutya na gutya gira vuba musengere kugira ngo mbite muhembura niyo mpamvu rero ngiye mwana nimbwiye ngo uyu nguyu umufata gutya nanga se ngo gutya bihita ubikora gutya niko mbita mbigenza yego hanyuma rero nkuko mubyumvise neza niyo mpamvu iyi nimero mugomba kwikunda mugafata akanya mugafata iyi nimero mugasengana n'umukozi w'Imana ngiye abantu bajya bambwira ngo David ukunda abahanuzi ntabakunda cye nkunda abahanuzi mureke mbabwiye nabi babwiye ngiye abahanuzi ndabakunda ntabakunda se ndabakunda pe ndabakunda abahanuzi Mana ishimwe cyane David nawe abahanuzi baragukunda pe hanyuma ino sa nikaribona nimero yawe yego nimero yanjye ni 0788 25 40 abari rwota amasimbi hanze hakurya amazi magari n'abari Bugande bose agateranya 250 788 25 40 Mana bamugisha twasenga Imana kugira ngo dusoze ikiganiro Imana bamugisha Mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Imana twamenye Imana yadukunze Imana yatubaye hafi bikomeye Imana itanga umugisha mu gino mu cyaro la tonde manda la tole kia sid leba hole mna shine mna hai uri byinge byo bakwize nagukoze isoni uri Imana yacu uri Imana ireba ndagushimiye kumvisha gusenga kwacu umuntu wese wakurikiye ikiganiro akaba gitangiye akaba gisoje muhumugisha hambura ibyaye bimuhambiye uvana ibyaye bimeze nk'imisozi ku buzima bwe tanga amahoro mu mutima kandi umugirire neza la donne manda la haido près mando tela sive l'entrée de qui agende mon im la hai ovle l'entrée de bo shine na hai tela siledo mekia ndome va l'entrée d'asia dome im la onde la wairo shilo hai belanto bi eneva la sidre la konda benemanda velati dosi dema domia amen amen Mana bamugisha